simbuka cyangwa ibyo ushaka uraje unsebye pe onye wagize n'ubwoba wagize ubwoba uraje unsebye nakubwiye uransebya wewe uransebya ako muramboneye noneho azi koga nagira ko atazi koga nari nzi ko ari bunsebye ariko wagira na gafi siko wagira ngo uri ifiriki roga noneho ndemeye ibyo wambwiye ndabyemeye oya nzi kuri bunsebye noneho wagira ngo niwe wigisha abantu koga hano siko nari ndabizi sinari nemeye kubizi nemeye kubiza ko ubu noneho ndabyemeye kamara kandi gaturuka nyine nze tugahana nukuri burya nari mfite ubwoba nayizi burya natengo kubwira mu metre na jet egera umuntu agiye gupfira muri piscine noneho oya ngomba kukwegera no musi nani nkava ngaho unyigishije koga okay ugiye gusubira hariya hirya noneho okay kature ako rambure ngene mukarujanga ariko aro azi koga biteye ubwoba wagira ni poisson naona akazi koga pe nemeye azi koga ngira namwe murabibona ako cyakimbya kaje koga sinanavye niko navuga ati umuntu se koko burya azi koga ako reba ukuntu ari karoga ya nuzi koga tugane gato cyangwa urashaka kubanza usubira kandi ubanza uruhuke abo twanaganira buriye no mu mazi nta kibazo amajwi ari kugera ndakaguha kangaka aki fata kangaka urabo ngafata shaka ugashenga ntari kaza kuba kumvikana rero kajyamo amazi ntabwo nese mukabya nukureka ndaguteye story kuya je umbwiye ugiye kuja mu mazi neza na nyenze kugiye gupfa kuko nari ibibiro by'iwawe ntabwo tujya mu ntaje mu mazi ntari buvemo shange ndoga niyo siporo yonyine nshobora nese kenshi ugiye gusohoka ushaka koga niye ukunda gusohokera he jewe kuba mbonye piscine ahantu hose nasohokeye kubera njya sport view ndahogera ariko niho nkunda kogera cyane cercle narahogeye piscine nyinshi nzogamo hari ni ariko sikuri gutuma namamariza abantu batanyishyuye ariko bakwiye no kukwishyura kuko warubatse izina neze nkubaze reka nkaza kandi kana wewe wakinye filme kera navuga ko bamwe mwatumye filme nyarwanda zimenyekana sibyo muri mu bantu ba mbere bakinye filme none se ni ikihe kintu gifatika zikoye kandi utubwize ukuri iki ngiki ayo basanga bifite nk'amamodoka n'ibipangu muri Kigali bubatse nyine ngo ubuzima bwacu bugomba kuba public ariko nyine hari n'ikintu kiba ari private hari ikintu uba ugomba kumenya ku ruhande rwawe kubera n'ubundi se ninkuratira ngo mfite imitungo iyi cyangwa nkakubwira ko ntayo nta kintu uri bumfashe ubizi gute ko ntacyo nagufasha ujya wasanga nahita cyangwa ukanamaho ninjye mukinnyi wa filime undi mu bakinnyi ba filime bakennye rero mu Rwanda sinabyemera gukera ari gutese niko mubyita nyine ndetse ni gute waba uri mu bantu bakenye kandi uri mu bantu batumye filime nyarwanda imenyekana ndetse abarundi bakamenya ndetse n'abari hanze mu bino bihugu yewe nta nubwo nyine ariko iyo mbivuze abantu ntibabyemera yewe ndameze neza nese basi nkubaze nk'umuntu yakinye filime haba harimo nk'imbogamizi zituma wenda nk'abantu bafite impano zo gukina filime wenda nabo batagiraho bacika harimo ibintu byinshi numvise ngo hari naho usigaye ujya gukina no kubanje kwishyura amafaranga kandi twe twakiraga baduhemba urumva rero icyo ari ikibazo ngo hari abakaruswa z'igitsina cyane cyane ku bakobwa kugira bagukinishwa babanza kuryamana n'abajya babamanaje cyangwa hari ukuntu noneho ubukobwa ubona ari indangare hahandi n'abantu asanze muri timu bose bamumena
nyene bamukoresha ibintu nyine kubera wenda nawe aba yumva ashaka kubaka izina agahita apfa kwemera gukora. Rero mba mbona nyine kuba umusitari kuri iki gihe biravunanye kurusha mu gihe cyacu. Ngubu barabikorera cyane. Nese nkubaze mu gihe tugeze mu munsi nawe haba hariho nk'abakinyi ureba ukumva uko je ndibuka nkibona nk'ifilme za mu gihe mwakinye hari ngiye pena ko scenario nimbonye ibintu bariko barakina nashaka kubaza ese nawe nk'umukinyi wa filme hari abantu reba bariko barakina filme ukaba wari Ogaro rero rwose yakinishije filme ukayirebuka uti nk'aya mafaranga yanywera cyangwa kwirira bikarangira ukagaya mbese none se nkubaze ni nk'abahe bakinyi beza mu Rwanda no musi wemeye uvuga ati bano bantu pe barakwiye ibihembo abakinyi beza no musi tugeze nitwebwe niwe oya apana mwezi ndavuga abandi bandi atari mwezi nabahe wemera cyane kuri abantu ahubwo njyewe hari igihe nagize ngo nta n'umuntu utazi gukina filime hari itimu ugeramo ukabona abantu bose bari shapu ntibatinya kamera barafite dialogue hagati ya Nsabi nabamenya wahitamo uyuhe mukinyi uramusigiye gutanga igihembo wagihana uzi Nsabi nabamenya okay uyu munsi Nsaba ashobora gukina nabi ejo bamenya agakina nabi ubundi ikintu kitwica mu Rwanda ntabwo ujya kuri seti ngo barebe niba uri muri mood yo gukora umunsi bakora uko byagenda kose so bose ni abakinnyi beza gusa bagira iminsi ukaba bavuga uti uyu munsi ntibamenya abantu bakina filime cyangwa baze kuyiteranya ntabwo ari kwiteranya ariko nuko mbyumva ko n'ubundi ikiganiro bashobora ntabwo mba mbivugiye ngo bakirebe cyangwa icyahubwo niko kuri ni ukuvuga umuntu ntabwo ahora akina neza buri munsi hari igihe akina neza uno munsi ejo ngira bitewe nanone na role cyangwa script baguhaye ukina nk'iyihe role baguha ukuvuga ati iyi kabisa ne yanje role yo kuba umumama ariko ntabwo narayikinyara ahubwo ese abantu mwakinana kiriya gihe cyanyu muja muhura uno munsi mukaganira mugasangira turahura abahari kuko hari n'abagiye hanze bande bagiye hanze Nyirakimonyo Sabusure ndakeka hari n'abari mu ntara rero tubonana ariko ntuze Kanyombya ari muri Kigali muja muhura mukaganira mukanasangira ako arundi muntu mwakunda gukinana mugufiya kanuka yani mugufi cyane ukuntu umugore yani mugufi ukuntu arisageze ameze neza aracyari muri filime cyane yarabivuye ubu rega twebwe nibiraka iyo tubonye aho dukina turakina twahabura nyine tukajya gucuruza inkweto Nyabugogo ntugasebye filime nyarwanda nta muntu akinye filime nyarwanda yaja gucuruza kuko mwamufite agafaranga wenda wamubihisha ko nje ndabizi ko habamo amafaranga rega ntabwo amafaranga se nta muntu yagira kuko ayo ufite n'ejo ushaka kuyongera ushaka gutera imbere ushaka gutera imbere iyo ufite 100 ushaka desa iyo ufite 1000 ushaka 2 so ntabwo rero njye nakubwira ngo uyu muntu afite amafaranga cyangwa ntayafite ku gihe cya crise waba uri umukene nyakuri bakigira no mu miliyarderi nta muntu ahorana crise uyigira bitewe n'icyo ushaka nese nk'iyo urabye kano karere turimo hagati ndavuga Burundi n'u Rwanda kuko akenshi filime nyarwanda n'indundi bakunda kuzigereranya wenda nyane ko tuvuga ururimi rusa nk'ahari rumwe ubona uno munsi filime ndundi ni filime nyarwanda nihe wavuga yuko yabiri hejuru kurusha filime z'indundi nakunda kureba izitwa ninde na televiziyo nyibona bayicisha ni ukuvuga urubona bikiri inyuma bitaratera imbere cyane ab'i Burundi ngira ngo ni ukutabyitaho ariko filime mperuka kureba nziza ni Mugisha ariko Mukarujanga reka tuvugishe ukuri ujya gukina filime biragoye reka nkuye nk'akarori ubu se nk'ubu bakubwiye ngo ukine filime wenda ukundana n'umuntu bikaba ngombwa ko mwagitsinda nyine nk'abakunzi mugasomana ugase nk'iyo wowe nayikira mugasomana nyine nta kibazo byaterwa nawe wanyishyuye
uburaga reka ubwire gukina filime ni akazi kandi wakina ibyiza wakina ibibi ushaka kuvuga neza ushaka kuvuga nabi kuvuga nabi rero hari igihe ugera ukavuga uti ugende mu kazi yose wamba nayikina bitewe n'amafaranga wampaye. Mukaruja reka rero tugushimire kuba wemeye kuganira natwe tunakureke winjoye twagize amahirwe yo kubona Mukarujanga yabikobwa tuvuga ngo reka tumuganirize tunabereke ubuzima baba babayemo nyuma canke hanze yo kuba bakina filime. Gira turebe canke uraza koga ugaruke wibira ugaruka wavare ukagira rero wibiye mubonye gute bo warufite bwiwe bwaje